Muraho neza nshuti zacu, nshuti za Itabaza Family TV Show, turabiyegereje muri uyu mwanya, twagarutse kuri televiziyo zanyu, turabakiriye. Twakiriye abasangwa tubana umunsi ku wundi, ngo mwegere mu biganiro. Ndetse twiyegereje n'abashasha baje uyu munsi, dukunda abashitsi, namwe turabiyegereje ngo muze mubane natwe, mutere udutebe tubane mu biganiro by'uyu munsi, turabiyegereje. Hanyuma turiyegereza n'uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe turamwegereje muri uyu mwanya ngo aze abane natwe. Ndakeka kuko nawe turi buganire nawe nubwo ari inyuma ya kamera, ariko turabana. Hanyuma twongeye guha pole abafite ibibazo bitandukanye, muri iyi si ubu nyine bimeze nabi, abantu bari mu kubura ababo umunsi ku wundi, turabihanganishije rwose, tubahaye pole, mwihangane mu isi niko bimera, mwihangane. Hanyuma uyu munsi turongera tubasabe subscribe. Noneho ngiye kubasobanurira. Hari abantu abazareba ibiganiro ariko ntibamenye impamvu tuza dusaba subscribe. Impamvu tuza dusaba subscribe ni ukugira ngo tuzamure channel. Niba ibiganiro tuza dukora biza bibashimisha cyangwa se biza bibafasha, hari icyo muza mukuramo, twabasaba kugira ngo natwe muza mudufasha, nureba ikiganiro wamukora subscribe ndetse ukore na komanteri, utwereke ko wahageze, utwereke ko udushigikiye. Yaba ari kuri iyi channel yanje ndetse n'izindi zose muza mureba, turabasaba kugira ngo muza mushigikira umuntu. Niba urebye ibiganiro byiwe ko aza abibona ko wabirebye nubwo atomenya ngo ninde wabirebye, uba umushigikiye. Hanyuma no kumushigikira ukuzuza nyine ukamushigikira za nyabyo, ukareba ibiganiro ndetse ugakora na subscribe. Turabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mudufashe, twese tudufashanye. Nimba ibiganiro biza bibafasha, natwe mudufashe muza mukora subscribe. Murakoze cyane, muze mutere udutebe tubane mu biganiro by'uyu mwanya. Kwa kundi muza mubikora uko muza mureba ibiganiro bimeze, muri uyu mwanya twagarutse tubane mu biganiro. Hanyuma uyu munsi natekereje ko tuganira ku nshuti, uburyo wasigasira urukundo n'inshuti yawe, uburyo wakwirinda gutakaza inshuti yawe. Uyu munsi niko natekereje ko tuganira, nicyo kiganiro natekereje ko twaganiraho. Hanyuma nongeye ndakwegereje mu biganiro nanakubaza, ese ni gute wasigasira urukundo rwawe n'inshuti yawe, cyangwa se ni gute wakwirinda gutakaza inshuti yawe? Ese wakwifuza ko mubana hafi kugira ngo urukundo rwanyu rwiyongere, mubane inzu ku yindi, cyangwa se wakwifuza ko muba on distance kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze rwiyongere? Hagati y'ibyo bintu byombi ni ikihe cyarushaho kuba cyiza ku ruhande rwawe? Murakoze cyane. Murakoze cyane umunyamakuru, kutwiyegereza kuri televiziyo zanyu za Itabaza Family TV Show. By'ukuri turabakurikirana, mugira ibiganiro byiza byubaka birimo inama, kandi tunabaheza na kuraje. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubajije ikibazo cyiza. Burya inshuti bazavuga ngo azaca umugani ngo inshuti irakurutira umuvandimwe. Ubajije ikibazo cyiza cyane, kiravuga giti ese kugira ngo usigasire urusheho gusigasira
ubushuti n'inshuti yawe guturana se kubana inzu ku yindi no guturana distance wowe urabyumva gute ubitekereza gute ntekereza ko icyo ari cyo kibazo wabajije mu by'ukuri ku gitekerezo cyanjye cyangwa se uko ntekereza njyewe cyangwa se avi yanje bazavuga ngo bazaca umugani mu kinyamurenge bakavuga ngo wizibanye ngo ntizibura gukomanya amahembe. Ntekereza kubana n'inshuti yawe magara inzu ku yindi nje ku rwanje ruhande tekereza ko ntabyifuza atari byo kubera iyihe mpamvu nk'uwo mugani nari nguciriye ngo izibanye ntizibura gukomanya amahembe ni ukuvuga ngo iyo mubanye inzu ku yindi ntimubura ibintu byinshi 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 bituma bibakoroganisha cyangwa se bibagonganisha ku rugero wenda wowe nje nshobora kuba tudakorogana turi abantu bakuru ariko urugero mfite abana mfite umudamu wenda njewe wo kwirinda jewe nakwirinda ku nshuti yanje kandi inshuti yanje ntekereza inshuti yanje wenda siyo nshuti yawe wenda ni umugabo mugenzi waje ni inshuti yanje jewe sinifuza kuyitakaza kandi je nakwifata ariko wowe ntiwakwifata cyangwa se umwana bazavuga ngo abasanga ubusa bitana ibisambo burya iyo umuntu ahuye hari ibintu byinshi byinshi bibagonganisha bitari na ngombwa umwana ashobora kugira gutya agasitara ku wundi ugasanga wenda madamu wanje aratonganye ararwanye ageze gute aratukanye bya bindi kera bidusize isura mbi hagati yacu twembi ibyari amahoro ibyari ubushuti hakaza kuzamo ibintu by'amakonfuri amakimbirane gutukana kugira gute tekereza ko burya abaturanyi baba bafite ibintu byinshi simvuze ngo ni bose ariko ntihazahabura ibintu bibagonganisha muhuriraho bibagonganisha ariko iyo umuntu ari kure je nacyo nayo avi yanje jewe inshuti yanje sinakuvuza ko duturana inzu ku yindi nakwifuza kuko atura kure wenda tukagatubwira igihe tukamugenderera nawe akaza akatugenderera kubera kuko burya iyo mubanye haba hariho ibintu byinshi mupfa wenda je tutashobora gupfa ariko wowe n'undi n'abana n'ibindi akantu gatoya usanga kari gasanzwe ugasanga kazanye umuzi mubi muri rwa rukundo muri rwa bushuti ugasanga noneho burangiritse kandi kugira ngo utakaze inshuti yawe igutere icyizere cyangwa se witakaze kugira ngo wirekipere bigusaba ibintu birebire numva rero jewe avi yanje tutaturana yatura kure nkazangira igihe twaja kumusura ariko ndasohoka umusohokereho cyangwa adasohoka ngo asohokereho bitewe n'imibanire y'abantu nyine ugasanga biragoye jewe icyo nicyo gitekerezo canje nakwifuza ko atura kure kazumuhamagara kuri telefone yewe ndifuza kuko duhurira aha mfite igitekerezo tukaganira tugasangira ngwino dusure akaza akadusura natwe tugafata igihe tukaja kumusura iwiwe bene izo ngizo
bazaca umugani ngo abasangira ubusa bitana ibisambo. Burya rero iyo muri kumwe muhorana, wenda usanga hari ibintu bimwe na bimwe mugenda mupfa cyangwa se bigenda bigaruka, wenda bitari byiza. nje avi yanje ni uko ntekereza ko ku bwanje inshuti yanjye ntakwifuza kuko twaturana inzu ku yindi, kubera kuko tekereza kuko hari amakonfuri jewe atanturutseho, wenda ashobora guturuka no mu muryango wanje, abandi gashaka kubabaza, nkanga ko bababaza inshuti yaje atari ngombwa. Urakoze, nje nico gitekerezo canje nari mfite, sinzi wewe uko uvyumva. Urakoze cyane ko hari ukuntu warubuza ngo inshuti yawe ngo ntiyaba inshuti y'umugore, ashobora kuba atari inshuti y'umugore, ariko se inshuti yawe nyayo yo ku mutima Yenda kumva ni gute itaba inshuti y'umugore wawe kandi ari inshuti yawe yo ku mutima? Kandi ndatekereza ko wewe n'umugore wawe, inshuti yawe yakagombye kuba inshuti y'umugore wawe. oya, none ugiye kuvuga ko inshuti zawe zose ari inshuti zanje? Oya, inshuti yo ku mutima yawe, niyo yaba ku mutima, uko nawe ufite iyawe ku mutima. ariko nje kugwanje ruhande tekereza ko ari inshuti yawe koko. Hari inshuti twita inshuti nyine, inshuti wotakaza ukumva n'ibisanzwe, hakaba indi inshuti wotakaza ukumva hari akantu uranyeganyeza ku mutima. Iyo nshuti ntekereza ko byanze bikunze uri umuntu mwiza, uri inshuti nziza, iyo nshuti yaba ari inshuti y'umuryango, inshuti utifuza gutakaza, wumva ari ifite agaciro kanini kuri wewe. Tekereza ko iyo nshuti yakagombye ari inshuti yawe, ari inshuti y'umuryango wose wawe, pana wenda umuryango wawe rusange, ariko mu nzu yawe iyo nshuti yakagombye kuba ari inshuti utifuza gutakaza. ndabyumva, ariko uravuga inshuti yanje siyo yawe. kuko wenda ntekereza ko urwego, simvuga ko atashobora kuba ari inshuti y'umuryango pe, ariko urwego rwanje nawe tuba turi kumwe tiruba rungana n'urwawe, kuko nawe ufite izindi nshuti wenda ziri mu rundi rwego utari urwanje. jewe ndazikonsidera ko numva ko wenda kuyitakaza kuri jewe ntaco bitwaye, ntaco vyangiriza. nawe ukumva wenda ko nicyo nakubwiye, ushobora kuba duturanye, je kubera kuko inza ubushuti bwanje aho bwatangiriye n'aho bugeze, ni hahandi nakubwiye jewe, ni nka kwa kundi nakubwiye jewe, ndakavuga ati dushobora no guturana, je nkirinda ntitugire ico dupfa. ariko wewe cyangwa se abana n'abandi wenda duturanye, kubera ko batazi, simvuga ngo batazi agaciro, batazi urwego ki uwo muntu ari inshuti yaje, ukumva wowe ukabifata nk'ibisanzwe. kandi niko bimeze, wenda inshuti zawe mu nshuti zawe hariyo uvuga ngo iyi ni inshuti yaje koko, kandi wenda simbizi ko ari inshuti yawe, nuko ushobora no kuyitakaza. jewe si
bikaguhungabanya ariko jewe ntibimpungabanye kandi ntibigere n'icyo bintwara kubera kuko nari nzi ko ari inshuti isanzwe. No kuyitakaza jewe nokumva ntaco bintwaye. Rero nico gituma nakubwiye ngo inshuti yawe yes, inshuti zawe zose sizo nshuti zanje. Sinzi uko uvyumva wowe aho ngaho wabitekereza no kuvyumva. Hanyuma je ntekereza ko inshuti utifuza gutakaza kuri ico twari tuvuyeho, naho ku bana nanje nakwifuza ko mba en distance y'inshuti yanje kugira ngo hatagira ivyo duhuriraho ko tugonganiraho, arico duhuriyeho. kugira ngo wenda usigasire urukundo rwawe, ururinde nuko mutabana kugira ngo mutagira ivyo mugonganiraho. Hanyuma ico ntari kwemera, hari inshuti. Ese reka nkubaze, ni nkiki kubera ko duhurije wenda kuvuga ngo wifuza ko yaba kure. Ese nkawe kuravuga ngo ni inshuti yanje, kurabona atuye hafi yawe mubanye, kurabona ni nkibiki cyane cyane zotuma mukorogana? Pezi nk'ibintu bibiri cyangwa kimwe ubona wenda kugira ngo noneho tumenye ubwiza bwabyo, ububi bwabyo guturana. Ni nkiki peza nk'urugero, ni nkiki cyatuma wenda cyabakoroganisha? Ni abana se, ni umudamu se, ni iki? Ni urugero. Impamvu ushobora gutekereza ko ashobora kugongana n'umugore wawe, wenda umugore wawe si inshuti kuko wabivuze, si inshuti n'umugore wiwe, si inshuti nawe. Nanje wenda sindi inshuti y'umugore wiwe kuko mu urwego rushimishije cyangwa se urwego ruri hejuru. Ariko inshuti inshuti tekereza ko ari inshuti nziza, uri inshuti y'umugore, ndi inshuti y'umugore, ndi inshuti n'undi mugore ufite umugabo, turi inshuti, ndatekereza kuko nawe ubwo bushuti uko byagenda kose bwakugeraho. Cyangwa se narasanze umuntu ari inshuti yawe afite umuryango, naje nkaza tukabana hafi, tekereza ko inshuti yawe ku mutima, inshuti iruta izindi inshuti zose, wagerageza uburyo bwose inshuti iba inshuti ya famiye, ukaba inshuti yiwe nawe cyane. Gute? tukaba inshuti n'umugore wiwe kugira ngo tusigasire urukundo abagabo bacu bakundanye, natwe aribwo dukundana. Mu gihe mudahuje, mu gihe tudahuje nyine niho ntekereza kuko byaba byiza tubaye en distance kugira ngo tutagira ibyo tuzoza. nakubajije ikibazo, niki ubona muramutse muturanye nk'uko twabivuze mbere, ikintu cyatuma dukorogana, kurya umuntu mwegeranye tumuza mubura akantu aza akora iki, wenda ukihangana umunsi wa mbere wa kabiri bikagorana, cyangwa se wamubona akantu ukumva uramugaye, nyine ukamugaya kubera kuko hari utuntu tugenda ubona yica, ukamugaya. Ushobora kutamubwira ariko icyizere wari umufitiye kubera ko hari udukosa ugenda ubona kikashira, bigatuma n'urukundo rwanyu hari ikintu rugenda rugabanukaho kubera kuko hari utuntu wagenda ubona tutakunyuze, cyangwa se nawe akatukubonaho, bigatuma urukundo rugenda rugabanuka, icyizere kigenda kiba gikeya kubera kuko hari utuntu abona akagwisha, cyangwa se akanakubwira twaba twinshi ukumva tubaye too much,
ukabona ntabwo urukundo mukaba murusigasira, ariko umuntu muri andisitanse ushobora kuvuga ati uyu munsi nagukumbuye, ukagenda ukamusura ukagaruka, cyangwa se duhurire aha muri senturumu tuganire turakumburanye, mugahura mukumburanye mukiriranwa, umwe agataha undi wiwe. Ariko iyo umuntu mwegeranye hari utuntu twinshi mugenda muhuriraho, hari utuntu tugenda tuza tugatuma icyizere mwari mufitanye kigenda kigabanuka. Njyewe ni uko nabyumva. Hanyuma ese iyo nshuti utifuza gutakaza ni inshuti yawe imeze gute kuri wowe? Ntekereza ko ari inshuti, hari umujyanama, ni umuntu mwuzuzanya muri byinshi, mufatikanya. Ni igihe umugisha inama akakubwira inama nzima, ni igihe umwiyambaza mu byago akagutabara, ni igihe umwiyambaza mu byishimo cyangwa se mu birori akakuba hafi, ni igihe umusaba inama akaziguha kandi ukabona inama akubwira ari inama nzima, kimwe nawe izo umubwira akabona kuko ari ingirakamaro kuri we. Icyo gihe mubasha kwizerana, mugakundana, urukundo rwanyu rugakomera, utarimo uburyarya, utarimo kubesha, burimo ukuri, ubwiza umuntu kuri kose uko bimeze. Ntekereza ko mwubakiye kuri icyo kintu, iyo nshuti ni inshuti watekereza ko ari inshuti nziza utatakaza, igufitiye akamaro mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo inshuti nyanshuti ubundi ni inshuti ikubwira ngo iki wakushe, ni inshuti ikubwira ngo iki kintu ntugikore uko kiragira, ni inshuti ikubwira nyine ibintu wumva mukuzuzanya. Ni inshuti ikuba hafi mu byiza no mu bibi. Ese iyo nshuti wayibwibwa n'iki? Ni bya bindi nakubwiye, ni igihe muganira mukuzuzanya, inama akubwira, akakubwiza ukuri nawe ukamubwiza ukuri. Buriya umuntu ashobora kukubwira inama ukakubwira ati angiriye iyi nama, iyi nama ni inama nziza, ukayitekereza ukabona nta kigutwaye, wayishyira mu bikorwa ukabona ibyaye umusaruro. Ikindi ni igihe inshuti ni inshuti kuba hafi mu byago, ukaba muri kumwe, akaguhumuriza, akagira amagambo meza, akakuba hafi mu buryo bumwe n'ubundi. Hanyuma ikindi, inshuti uramutse iyo nshuti igukoreye ikintu kikakubabaza, ndakumva. iramutse iyo inshuti magara igukoreye ikintu kikakubabaza, wakwifuza kumubabarira cyangwa wakwifuza kumutakaza? Buriya kuba inshuti ntibisobanuye kuba Imana cyangwa se kuba utari umuntu. Umuntu ni umuntu, umuntu aremwe mu makosa, none urakosa, ukora. Pawulo yaravuze ngo agira ngo akore ibyiza, ibibi bikamuja imbere. Si uko aba agambiriye, hari igihe ashobora kubikora atagambiriye kungirira nabi. Sinotekereza icyo kibi cyane, notekereza ese ikintu agikoze, nkabanza nkareba ibyiza, sinoreba icyo kibi cyane
nobaza nkareba ese igihe tumaranye ni ibihe byiza namubonanye, ese niba akoze ikosa rimwe none bimucitse cyangwa turemwe mu bumuntu, ureba urugendo mwagendanye n'ibyiza yakugiriye. Kubabarira umuntu ni ibisanzwe kugira ngo mukomezanye, aho kugira ngo umutakaze wamubabarira, kuko twese turakosha, nta mana turimwo, ntiturageraho satani atarasa imyambi, turi mu isi. Isi umuntu aza guhemukira none atarabishaka, atanabipanze, cyangwa se nuko nyine bikaba gutyo. Ibyo urabyirengagiza ukamubabarira, ukamubwira ati iki kintu wakoze, uramuhamagara ati niba ni inshuti yawe, iki kintu wakoze jewe cyambabaje si cyiza, kandi mu minsi yose twabanye iki kintu ntacyo nakubonyeho, rero cyambabaje, umbabarire ariko ntukacongere. Aramutse atabigusabiye imbabazi ari we wabikoshe, njyewe nazimusaba. wazimusaba kandi atari wowe wakoshe? Gute? Wavuze ari we ari wowe wagukoshe, ari we wankosheje. Ya je namusaba imbabazi, namuhamagara akamubwira ati yewe iki kintu nagukosheye ariko nuko byagenze. ari we wakoshe atari wowe wakoshe, ntabigusabira imbabazi. njyewe numuruta, aho kugira ngo mutakaze, nibyo nakubwiye, jewe numuruta nkamusaba imbabazi, ya nazimusaba. Kubera iki se? Kubera iki? Noneho acecetse na ryari? Ni ukuvuga ngo umuntu niba agukoreye ikosa, niyo atagusabye imbabazi, we wakora ubwo butwari, aho kugira ngo ugumane ibyo ari byo byose. Niyo yagukose nawe urababara, niyo yagukoshe atagusabye imbabazi, uramuhamagara ukamubwira ati ibintu, ubushuti bwacu si uko bwari bumeze, nibi. Rero ndabizi ko wowe utabashije gutera intambwe yo kugira ngo usabe imbabazi, ariko jewe ndashaka kuza tukicarana tugasubira muri ibi bintu, tukareba ikibazo aho kiri, tukagikemura, ubushuti bugakomezanya. Ntekereza ko ari uko nguko nabikoza, kuko urabyumva, gutakaza inshuti si ikintu cyoroshye, kugira ngo uzoyisubire uyibone ni ikibazo. ndatekereza ko twari tugeze ku musozo, dufite icyo kintu gifite ibintu byinshi byo kuganiraho, ni ikintu kirekire kigazutse, ariko twashatse guhina ikiganiro kugira ngo kitaba kirekire. Ndumva byinshi wabisubije kandi wabishubije neza. Icyo twashatse kugira ngo tugire ni ugusigasira urukundo rw'inshuti yawe, tukirinda gutakaza inshuti, kuko kutagira inshuti ni ukubura ikintu gikomeye, kugira inshuti ni ukugira ikintu gikomeye cy'agaciro. Rero umuntu ufite inshuti agomba kwirinda ikintu cyaba hagati y'inshuti ye nawe, cyabababaza, kuko iyo ubabaje inshuti yawe, hari igihe inshuti igenda igutakariza icyizere, ntibe ikikwizera, yagira ikibazo kandi ari we wari umujyanama, agatinya kukubwira ikibazo cye kubera kuko yagutakarije icyizere, agatinya kukwegera kubera kuko yagutakarije, wamukoreye ikintu gituma atakikwegera neza. Ariko kugira ngo ube inshuti nziza n'umuntu, ni ukwirinda icyatuma mukorogana. Niba cyanabayeho, ukamwegera ukamubwira ati byabaye ntabitekerezaga, kuko ikintu kiza kikugwirira, ukacisangamo wenda
utagitekereje utagiteguye, ugasanga ukiguyemo, ariko si ikosa. Ikosa ni ukutemera icyo wakoze ngo ugisabire imbabazi, ariko kugwa mu ikosa ni ibisanzwe. Ikosa ni ukugwa mu kibazo warangiza ntugisabire imbabazi. Si igitangaza gukosana n'inshuti yawe, si ishano kubabaza uwo ukunda, ariko ishano ni ukwirengagiza icyo wakoze, ukasa naho ntacyo wakoze kandi wagikoze, ukamwegera ukamusaba imbabazi, ukagarura umutima we kuri wewe, ukagarura icyizere, akakikugarurira neza, kugira ngo atagutakaza cyangwa se wowe utamutakaza. Ku ruhande rwanje ntekereza ko ari ukugira ngo ikintu cyose wumva mugonganiyeho, genda umusabe imbabazi, umwereke ko icyo kintu utagikoranye ubushake, icyo kintu cyakugwiririye, wowe guceceka ikintu ngo nagikora wamuvuga ngo natambwira ko ngo ashobora kuba atabimenye. Ugasanga ubana n'umuntu umwita inshuti yawe, ukagira ngo aracyari inshuti yawe kwa kundi wari ubisanzwe, kumbe cya kintu wakoze cyamwigijeho umutima, cyamukanze umutima, bigatuma atakwegera. Ibyo nibyo twari twatekereje uyu munsi, hanyuma namwe mwuzuze aho twasize. Ibyo tutavuze ndabizi kuko namwe mufite byinshi byo kukivugaho, nuko twari dutekereje, nuko twabivuze kubera akanya gatoya. Turabashimiye kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi, naho ubutaha.